Abakunzi ba Mura TV show ndabashuhuje ndabayambiriye yambi ndabashuhuje cyane ndizera ko mumeze neza natwe tumeze neza Imana ishimwe yuko mumeze neza ngarukanye na timu ikomeye timu ishyushye timu nemera cyane mbahaye ikaze bantu banje ndebe ikaze mutarimo kuryakira nayo twarifashe rwose mbahaye ikaze kandi nishimiye kubana Murakoze cyane. nabaye abasangwa ariko Mura TV show yunguka buri munsi hari abantu batabazi watangira kwibwira n'undi kugira ngo babantu bashya baza umunsi ku wundi nabo baganire namwe muzira Muyizere Jeannette urakoze cyane Nanjye amazina ni Mizero Chris Eto. urakoze cyane nanjye ni parufe nk'ibisanzwe. murakoze tubahaye ikaze sema mwisanzure pe ko mubyumva kose mutanga ibitekerezo byanyu ko mubyumva hanyuma dufashe abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abandi bantu nk'abarundi abashinga ntahe byaba dukurikira n'abantu nkunda cyane rwose kugira ngo tubashe kubasangiza ibitekerezo ubu rero tudatinze tutagiye muri byinshi tuje kuganira nk'abajene nk'urubyiruko hari ikintu nshaka kubabaza kuko ndabizi mu minsi iri imbere mufite imishinga hari imishinga muzagira yo kwinjira mu rugo yo gushaka mugashaka abo muzabana nk'abajene tuganira iki kintu cyadufasha mwumva mute kuba washaka umuntu mudahuje itorero Kongera mbyumva rero buriya idini si ryo ryubaka. Idini si ryo ryubaka ariko nanone rigira uruhare kuba byibuze mwumva ko nk'abashyingiranywe cyangwa nk'abagiye gushakana bivuze bibafasha kumva ko muhuje muri hamwe mwabaye umwe mbese. yego urakoze cyane ubwo ni ukuvuga ngo ntacyo bigutwaye se uba wumva nyine kuba wabona umukobwa mudahuje itorero Uruhande rumwe. Katolike ubonye umwadeperi se ubonye umudivantiste uruhande rumwe wowe urabyumva ute Reka urumva mbivuge muri rusange. bivuga mu kinyarwanda cyiza ku buryo buri Muri wese ahita avuga rusange. ati Erive ari kuri Reka uyu mbi muhanda." describing. yego Muri rusange ku ruhande rumwe ntacyo bitwaye. Byibuze kuba twakumva ko turi mbese turi mu mujyi umwe. Okay, Mba numva kuba twashakana duhuje idini byaba ari byiza kurushaho. Gusa ubwo twasezerana mu ryanjye twaje no gusezerana mu ryawe. gusezerana si ikibazo ngiye kukubaza muri ikibazo murasezerana. kintu ukunda umuntu cyangwa ukunda idini Nkunda umuntu pe. niba ukunda umuntu uwo muntu akaba ari muri iriya dini Ariko nawe umuntu ukaba mutari uri kumwe muri mu iriya mana si ubwo urumva ibyo bintu. none se urukundo Dusenga ni Imana imwe idini ariko. cyangwa urukundo n'umutima wawe n'uwe byahuye Umva ko ukabona nihagira bibaye n'ikibazo ngombwa. kiba buriya ntazibana zidakomanya amahera. yego Nihagira n'ikibazo kiba Uzajya ashobora mu kunyurira rusengero. idini. oya ntabwo ibyo ntabwo yawe Ati n'ubundi mwebwe amadini yanyu gutya na gutya cyangwa se ariko aba ari njye ubimubwira ati mwebwe idini ryanyu gutya na gutya. Erive ngiye kukubaza ikibazo ukunze umuntu niba ukunze ntuzi idini rye none urumva aho gushaka wa muntu muhuje idini ushobora nyine kuzana ibibazo bya hato na hato kimwe n'uko mutarihuje nawe yabizana wamukunze ko wamurekeshwa n'idini Rero ikintu mbyumvaho ni uko ukwiye kubanza ugasesengura neza kuko hari umuntu ubibona uba ukubwira uti njyewe ni urugero ntanze ku cyumweru sinshobora kuza ngo tugire ikindi tujya gukora ndajya gusenga cyangwa ku isabato nta kindi nyahora ikindi umuntu tudahuje idini niyumva ndimo ndahamagara saa 9 ndimo ndasenga bizamubangamira bitubere intandaro yo kutumvikana niyumva urugero wenda nkunda gusenga uramubwiye ati hari bene data tugiye gusenga nazabakira nabi kubera ko atazi imyemerere runaka wenda si hose wenda abakristo bujya kubona buriya bajya kugira imyemerere ariko nk'umukristo n'umwisilamu mba mbona ntabwo mwaba nyine biragoye kuko urugo murihuza kugira ngo Yego. mugire intego zimwe mwerekeze urugo hamwe muramutse mumanye mudahuje idini kugira ngo bigende neza rimwe na rimwe byasaba ko buri wese arekera umwe imyemerere ye n'undi akarekera iye bakiga kubahana Yego, ariko yego. muramutse mubona ko muramutse mutari abantu babifashe gutya
byabazaniramo ikibazo kuko tubona abantu ugasanga umugabo nta muntu udasenga akakiyuzinga umugore kubasenga. Niyo mpamvu ubona bijya bitera ni ibintu tubona muri sosiyete, abakobwa bavuga ati iyo umuntu agiye gushaka byabaye nk'umugani ati umuntu agiye gushaka ahita ajya mu itorero gushaka umuntu ukiri muzima. ni uko hari ibintu umuntu wizera imyemerere yiwe nkaho disipurine, ni uko nabivuga. ngeze icyo nongeraho gato nkunda kuvuga ibintu bitangira ingero. Heka ingero zawe aragugize kuko no mu mategeko utanga ikintu gifite proof. proof nta proof nta cyabaye. Hari urugo nzi buriya kuvuga ngo abantu ntihuje amadini, umugabo n'umukatolika umugore n'umwadeperi, ariko umugore ni wa wundi nimvuga umwadeperi wumve ngo ushobora no kumubona ukamubona amadeperi nyine, kandi n'umuntu sinokuvuga ngo ni injiji, buri injiji zize nizo yaragiye abo mu idini ku buryo n'umugabo ntashobora kumubonera umwanya. Injiji yize niyo abakoze ubushakashatsi nibyo. Ariko iyo wisangiye urakajije n'ubundi nta n'ubikurenganyiriza, ariko ibaze kuba uri injiji waranize. Uri injiji itarize nta kibitwaye, kuko hariho n'igihe navuga uti n'ubundi se, ariko kuba hari akantu ufite mu mutwe ugahura n'ubujiji. Reka nkomeze urwo rugero. Uwo mugore uburyo ameze singiye kumuvuga, yagize atya ari deep mu itorero ku buryo n'umugabo we ntibabonana. Ntago uyu munsi arajya gusengera aha, ejo ajya gusengera aha, n'umwana we ntazamunira umwanya. Ejo Imana yamutegetse kurarana n'abana be, icyumweru agikubise atarara mu rugo, atarara mu ntuza mu cyumba cy'umugabo we. Mu gihe agiyemo mu gitondo saa 10 yagiye mu butayu kwa runaka, ejo agiye ahangaha, ejo agiye mbese nta mwanya abonera urugo, kandi urugo ni urwa babiri ntabwo ari urw'umwe. Buriya abagore twe dukunda kujya indipu cyane mu bintu by'amatorero. Hari n'abahuje idini nanjye nzi abo bantu, hari n'ibitangazamakuru byahagiye bananiranye. Kubera iki? Umugore nyine ku wa mbere mu cyumba nyine. Ubwo nshatse kukubwira ko ibyo ngibyo biri yego biba ari bya bindi bisanzwe n'ubundi ariyo miterere y'abantu. Ese nk'abo ngabo barihuje bakagirana ibibazo, ingo zikananirana bigasaba izindi imbaraga. Ese ni umunsi bazaba batarihuje none? Hari igihe baba batarihuje ariko karagiteri zabo bafite. Ariko uzi ko hari abantu badasenga kandi beza mu muco n'imyifatire. Rero bakazuya nta mpamvu yo kuba kazuyaza. Shyuha cyangwa ukonje. Erega impamvu turi kubireba gutyo, abandi kubaka urugo nabyo byaza ukwabyo, ngira ngo kuko kubaka urugo ni ikintu nyine uwize n'utarize, usenga n'udasenga, bigenda nabi cyangwa bikagenda neza. Ariko ubwo ngira ngo icyo twaba turi kureba no kureba ngo ni uruhe ruhare abantu babanye baba bafite imyemerere imwe batandukaniraho n'abantu babana badafite imyemerere imwe. Nkaba numva ko rero muyifite mutanayifite byakunda, ahubwo ni ukureba ngo ese mufite inzira, ese bumwe ahubwo ni ukuvuga ngo icyo ndi kubivugira ni uko mubaye mudahuje idini cyangwa imyemerere, ariko buri umwe akaba yumva undi mukuzuzanya. Nimba yagiye gusenga ukaba umwubahira ukamubwira ati ntiwirengagize n'izi nshingano kuko ibintu byose no bwumvikana, aho byagenda neza rwose ndabifashije. Ariko yewe rero ikibazo avuga nacyumvishe kubishyiramo discipline. ikintu kiriho ni wa muntu ugasanga umuntu yabayeho mu cyumba cy'amasengesho n'umugore n'umugabo w'igihe cyangwa umugore we igihe amukenereye ntamubona. Aho rero ntibizava. Ngewe rero dore njya kubatumira kuri iki kibazo nabonaga muri sosiyete. Urumva tuvuge ngewe nyine niba ndi umwadeperi, ubu imyaka 10, 20, 20, 30 ntabona umwadeperi mwene data muri Kristo Yesu ntabwo nzagenda. Icyo kintu cyatumye numva nabahamagara ibyo bintu tubivugeho nk'abajene. Hari urubyiruko hanze ahangaha ntago nari nabimenye ko byanditse cyane, ko ngewe mbona amakesi y'abakobwa, ndi inshuti y'abakobwa tuganira, tambira ashaka mfite umutipe umeze gutya na gutya akabazo kari ntiduhuje idini, sibyo? Uwo ni imyumvire ye. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka tubiganire nk'urubyiruko, kuko Humura TV show
urubyiruko rurayireba bivuze nanjye ningera igihe cyo gushaka nzavuga ngomba gushaka umukatolika. icyo nicyo kibazo nshaka kugira ngo uko mbyumva njyewe ntabwo umuntu ashaka idini kuko ntabwo ari ryo uzana mu ariko rugo mu kubera bantu. iki se utarishaka Uri ryo kumva, kubera iki utarishaka ryo uwo muntu ugiye gushaka ahubwo ninde niwe ukunze niwe ukunze mubanye mute murumvana ntabwo idini rizaza ngo ribubakire nk'uko muri kuvuga ngo abadahuje amadini ngo ibiki n'ibiki abo umwe agatukisha bose ntitwirengagize ko hari n'abandi babanye neza kandi badahuje amadini ahubwo aho bipfira ni mu mahitamo yawe. Reka nkubaza akabazo umunsi njyewe nawe twashakanye wenda n'urugero uri umurokore wenda nanjye wenda ndi umukatolika njye nisomera ku gacupa we ntukemera urwo rugo ruzageramo inzoga ariko twagiye gushakana mbizi reka rero nkubwire nari mbizi kandi nemera ko nzabyemera ikintu gisenya urugo cya mbere ni umuntu iba yakubeshye akakwihishamo utarubizi mu itangira ntuzatekereze ko mo hagati no mu kubyara no mu gusaza kwanyu uzigera umwizera na rimwe. Niba umuntu warakunze umuntu akabwira rero inshuti yanjye nabyaye abana babiri hanze mbere y'uko njya mu gusenga nageraga ingeso n'izi nanyweye ibi utazabyumva n'abandi njyewe ndakwibwira uwo muntu iyo umubwiye gutyo icyizere uba umushyizemo Herve cyakubakira ahantu bibabaza uzi gushaka umuntu uzi ko atanywa inzoga ukajya kubona mugeze mu rugo ukabona ku ikese none cyangwa ukabona muri firigo nizo gusa none ikindi kibazo gihari ukabona kuri abo bantu bavuga umuntu umushatse mwamara kubana none hagahinduka none se ushobora kumushaka munahuje agahinduka wavuga kuko nabyo biriho hari kuri uwo muntu waruze ngo ntabwo ashaka umuntu badahuje idini sibyo Pastor Senga yigize kuvuga ndamukurikirana nkunda kumukurikirana yigize kuvuga urugero rw'urugo rwigize kujya gushakana umuhungu n'umukobwa umusore rimwe arifata aratekereza ati ngege ngezemo nicyo gushaka arangije akavuga ati kandi yari umuhungu umusinzi w'umunyatabi w'iki ajya kwihisha mu aravuga ati rero uyu munsi nta n'uwabwiye ubwo arahinduka maze guhinduka akajya gusenga abahungu bagenzi be bacuti be batise runaka ko yahindutse tutakijyana n'aha banajyana akifatira ako gafanta ku cyumweru amateraniro akageramo ari uwa mbere hageramo abenguka umukobwa witonda w'imico myiza barashimanye ubukwe burihuta arangije bageze mu rugo bamaze kubana kandi icyumweru gishize aramubwira ati hamagara akadoga ati kadoga umwe namwereka ati kira amafaranga agenda nzanire mitsingi ebyiri zikonje umugore ati sheri bigenze bitati burya se no kumeze mu gihe bakivuga kadoga baragiye noneho umugore ati kadogo buretse ati nanjye nzanire intore ebyiri muri izo desa zisigaye noneho umugabo nawe yabaratunguye bati rero waje uje gushaka umugore w'itongo rero nanjye naje ntago nje gusenga njye naje nagiye mu idini mbwa ngiye gushaka umugabo witonda bahuriramo mbese ntidushaka gushaka babanje ubwo biraba kimwe bigahurira aho nshaka kwihuza rero uwo wibwira ngo azashaka umurokore mugenzi we ese azabwirwa n'iki ko ari umurokore none se sibyo ndimo kubabaza ngiye berega ibyo nibyo ndimo kubabaza niyo mpamvu nanjye nabibabwira kubera icyo umuntu aba umucakara w'idini akamimbata y'idini kugeza ubwo wagera ku myaka 35 40 utari washaka umugabo tugomba aho wagera imyaka 40 utari washaka umugabo byose ni imyumvire nababwiye ngo haba abasenga n'abadasenga nta na garanti dufite yuko n'uri mu idini utamubera mu bagahinduka ariko icyo mvuga ni ikihe tuzi ko niyo mpamvu byitwa gushaka no kurambagiza ugakunda umuntu niba wakundiye umuntu idini rero wenda ibyo bishobora kuba byarabaye ariko nzi ko atari ko ku bantu bose bigenda rero gushaka ngira ngo nibyo bavuga muri abo bo mu madini muvuga umugore mwiza umuhabwa n'Imana kandi urabizi ntuzizere ko wowe nyine niba utameze neza wowe uzajya gushaka umutagatifu ahubwo turebe ngo nimba hari iby'idini nyine idini nimba njye mvuga ngo urabizi kwa gatandatu tuzajya gusura abana kwa nyogokuru ariko wowe ntiwajyayo ngo kubera ngo wenda ni ku isabato
ubwo urumva umugore azaca hano umugabo aha urabizi kuko twe muri community zacu baravuga bavuga ati DC urugo ruzaba rwatangiye gutandukana ruzaba rwatangiye none se mwabyumvikanye ariko kuki mutinya bavuzeyo hanze umutekano niba uzi koko atajyayo ntabwo umugore azanga kumperekeza kangahe njye mbona umwanya muri weekend ntabwo umugore tuzanga kuba umwe buri weekend buri wa gatandatu n'umunsi wose kuwa gatandatu ngo twange babandi oya ntabwo mvuze atagira kuwa gatanu n'abadivantiste atagira untera ibuye byumvikanye n'abadivantiste b'umunsi wa kabiri ariko kuwa gatanu si ijuma kuwa gatanu ubwo si ijuma nase bahera kuwa gatanu bakageza kuwa gatandatu ubundi kiravuze kuwa gatanu no kuwa gatandatu navuze iyo minsi ibiri ntabwo rero iyo minsi ibiri wenda niba aribwo nzambonye umwanya no ku cyumweru wenda nanjye niba ndi mu idini imbere cyane ku cyumweru nzabyuka njya kwisengera nanjye niba nsenga ku cyumweru ubwo umwanya tuzabonanira ryari nese urugo rutaganira tutarebye kuri ibyo nawe ntabwo ari buri gihe hashobora kugira umwe woroshya kuko nta nkube ebyiri mu gicu kimwe ntibibaho niba udashaka kugira gusenya niba udashaka gusenya mwumva mushaka kubaka koko nubwo mudahuje amadini muzagira uko mubigenza mu byumvikaneho ibintu byose bikemukira mu biganiro ubwo niba bizaba bimeze gutyo ntabwo ari ikibazo cy'idini gusa kizajya gihari ntabwo ari ikibazo cy'idini gusa kizajya gihari hazaba hari ibindi bintu byinshi byihishe inyuma y'icyo ngicyo cy'idini aho gushaka kucyuririraho kugira ngo ubone impamvu aribwo uzabona ukuntu ujya kumurega ugira ute ngo yanze gukora ibi ngo kuko ari uyu ahubwo wowe ntabwo ari idini tugiyemo tugiye kubaka sibyo niba idini ryanjye riri urarizi nawe ndarizi imyemerere akenshi ibintu tuziririza sosiyete irabizi sibyo nawe urabubizi sibyo nta kibazo kirimo kuko wamushatse umuzi kandi ubibona wenda nagushatse nzi ko nzabyihanganira ndetse ko n'ibindi ugeramo bikanga none urahageze kubyihanganira biranze ubwo ni wowe kibazo rero mbona muri ino sosiyete idini niryo rizaba ryabaye ikibazo ko niryo rizaba ryateje ikibazo mbona muri sosiyete kuki wumva ko umugore mwiza kuri wowe yaba ari uwo muguzi cyangwa umugore w'umugore bafashe uretse mubaze gato neza ndakarifayinga mvuga nti ko n'uwo duhuje idini ya mbere ishyano mu kinyarwanda kizambere ibishyano pe hose kimwe nuko yakubera umuntu muzima byose birashoboka ni possibilité zose ariko nanone kuba duhuje idini umuntu muhuje imyemerere byibuze muba mufite fondasiyo y'ikintu byibuze muhuje ariko niba mutangiye idini mutarehuje ubwanyu si n'idini kwanza imyemerere yemera Muhamadi nkemera Yezu umuntu tuzahurira nimvuga Yezu ati nati Muhamadi kubaka ntabwo ari big nanjye nibyo nagira ngo mubaze none se ubwo reka mubaze iyo mugiye kubaka urugo mbwira impamvu eshatu za mbere muba mugiye gukora noneho mpite nkubarizaho ikindi ni iki gushakana n'iki no kubyara umwana tugomba kumurerera uyu usugera ku kubyara kuko binyemerera bitangirira mu kubwizanya ukuri mu kibonano uyu muntu wakubwije ukuri ko tuzi ntago ngenzi ndahamya neza ntashidikanya ko ntazakubwira ko mu gihe turi guteretana ntago nzakubwira ko nzashaka abagore batanu ariko nimara kugushaka ariko nimba nje niba twasezeranye nimba twemeye ko dusezeranye zaza mbiteganya oya nzanakubwira zaza mbiteganya guteganya ikintu kimwe guteganya ni kimwe no kwakira ni kimwe iyo uteganya ikintu ntabwo odi reka mubwire ntaguti wenda nzamuhindura neza gihe tubana n'abantu tubatse umuntu tuzumvikana oya ntabwo wajya kubana na urinda ahubwo subana nawe ngiye icyo mvuga urinda ubana nawe kubera iyihe mpamvu nimba kuko relationship tugeraho nkuko muganira mugiye gusezerana ati tuzatunga umutungo wacu gutya niyo mpamvu dukwiye kuvuga ngo ese akumva ko kuko tuzi n'abisilamu basezerana mu murenge kandi bamuca inyuma akaba yabiregera agatanga divorce kandi tuzi abisilamu bashaka umugore umwe ibyo bintu biraza ntabwo ari must ko abayisilamu bose bagira rero murabyumvikana kuko ni negotiation kuko aragushaka ukamwemerera kandi iyo umwemerana n'ibyo byose rero muranegosiya mukavuga ese ibi tuzabitwara gute kandi mukemeza kubibanaho mbese ntabananirwa kumvikana mukabireka nyine ntimushakane uza amadivorce ahari n'ay'abantu icyo ndi kuvuga ubwo icyo gihe idini ntizaba ribaye ikibazo ntabwo rizaba ribaye ikibazo ko muzaba mwabyumvikanyeho ugiye kureba wasanga ari abantu benshi cyane bahuje amadini noneho
ushobora kugenda ukareba za ngo zimaze imyaka 40 Ndi ese kuvuga- ibyo mwifuzaho ndabibona Pourcentage N'umugabo y'abahuje wanjye y'abadahuje amadini nibyo ndi kuvuga percentage y'abadahuje amadini ese abo badahuje amadini babana ingo zubatse neza ni zingahe ku ijana izitubatse neza ni zingahe Shangewe izo nzi ni kuko nyinshi ku ijana. ngewe izo nzi rero abo nzi benshi badahuje nshobora mu bibazo no kuri baba barananiwe guhuza Ariko- n'ubundi na karagiteri ariko n'ubundi ntabwo Mbese Ubuse njye tuvuge nashaka- Eric, niba narabonye umuntu udahuje aragufasha. nzahuza Okay. nshaka umuntu udahuje niba niba igihari ni iki ngiki ntabwo uzubaka ngo ni ukuri kubona uriya uko byagenze ntabwo ari ukuriya byagenze cyangwa uriya cyangwa mukuru wawe cyangwa mushiki wawe ahubwo ni wowe ubwawe ushaka urugo wowe ku rwawe giti n'umupatina cyawe wawe. hazamo n'amahirwe y'Imana buriya nabonye ntazi ibyo ari byo ari igihe ushaka umuntu ubona umwizeye pe bikaba ibisazi niyo Ibisazi no ku mwamuhuje munsi turavuga igihari uruhare rero. rw'idini ariko turi kureba ku ruhare rw'idini uruhare rw'idini wowe umuntu ugiye gushaka ese tuvuye ku idini murahuje mwebwe ubwanyu murumvikana cyangwa Guhuza muzagerayo n'ibyo mutangire guhonda n'imitwe se wa mugani muhuje imico n'imyitwarire cyangwa Murahuza. n'abajya kunaniranwa mu iteretana ryabo baba barashimye hari igihe uvuga ati hari abantu nzihangana bazi bikanga kwiyorobeka Nyine baba kumbona gutya bararyarya. ukuri kumbona atari komeza None se kandi ubu tumaranye imyaka ibiri cyangwa tubafashe itatu muri babiri nta dini mwese ntabwo izo ngo zikomeye reka zizigiramo utubazo kuko tuzi ko ko kuvuga urwo rugo nawe wemera oya ndemera sibyo ariko hari abantu bavuga gutya ku munwa Imana iminwa yabo ikavuga ariko ntazo abo si bo tureba Eh, ariko Sibyo? nibura uzamujyana no ku noneho rusengero hariho niba muruhuje n'abagenda umuregere bavuga ngo nta pasiteri dini cyangwa bafite padiri Niba muhuje ariko ari byibuze abantu umugani b'ingeso uzajya. nziza uzagenda Uzanira no ku Neza ko siko rusengero. bajya kugisha inama kwa pasiteri kereka ubwo nta n'umushakana akarivamo ziriya No nama kwa za padiri pasiteri mujyayo. nizo zituma buba cyane Mu Mana. cyane utanabivuga mu mana ko basa n'imitima bariya isengesho wenda Urugero, n'umugisha muri- uhabwa hari n'umugisha abapasiteri b'abakansara Urugero, tuzi muri benshi katolika habamo ibintu by'isanamitima Mm. habamo amagurupe y'isanamitima tuzi nka ese ubwo Reverend ngubwo Dr. Antoine jewe Rutayisire uzaba uri agira inama umurokore abantu uzaba uri umurokore ujyane muri katolika iwacu ibyo bintu uzabyemera cyane ngewe ngomba kubyemera Uza- kubera ko mbana wowe ku ruhande ko rwo- Imana ni imwe ngomba kubyemera why not uzavuga utira ntabyemera. w'isanamitima gute amvugisha njyewe kandi ntari mu aho rero idini haba harimo ikindi Uri kibazo kumva- kuko Imana ni uri imwe. kumva ikibazo Ubwo cyabayeho iyo ngiyo, isenyuka ry'umutima ryabaye ariko Imana ari imwe ntabwo waba waragiye muri ADPR ngo urajye muri katolika wayoboka muzapfa ibintu bingana iyo iki kubera topic rero itorero reka ibyo bintu Kubera n'ingorabahizi cyane iyo topic yo ni bizaba ndende Bizaba navuze ko azaba ari ntabwo navuze ko ari ikibazo ubwacyo ariko izaba ari fondasiyo izakurura ibibazo byose umuntu umeze utyo rero yaba ameze nka ba bantu murabizi yuko ariko ni mu minsi yashize wabonaga umuntu tuvuge nk'abadeperi ngende umwadeperi nabonaga nka Jeannette avuga nti mu izina rya Yesu senga Imana yahe umuntu ufite iriya misatsi wabona makiyaje ukagira urumva ubwo byari nko muri iyo stansi rero mu by'ukuri tutarebye nkanjye ngewe ku giti cyanjye nta muntu wo mu itorero n'umwe nasubiza inyuma kuko nzi yuko buri muntu mu itorero arimo iyo ukoze ibyo gukiranuka cyangwa wubashye Imana nk'uko ubyumva wagerageje Imana irabyumva rero ubwo mu by'ukuri ni ibintu birebire ariko ni inama ki wabwira buri wese inama ye dusoza ubwo ni ihe nama umuntu aje akakugisha inama akakubwira ati ngewe rero urabizi ko ndi umwadeperi ariko mfite umusore dukundana nta kibazo ibintu byose arabyujuje ariko akantu tutari kumvikanaho mbona kazatuma nanamureka ni uko ari umukatolike akaza kwa parufe wamubwira ngo njyewe icyo namubwira nemera ko ibintu byose bishoboka ariko nemera ko n'ibintu hari n'ibyanga icyo mvuga ni igiki njyewe hari imvugo ebyiri z'ikinyarwanda ngira ngo nkoreshe hari imwe ivuga ngo ushaka inka ryamba nkayo iravuga ngo ubwo ni ukuvuga ngo niba wumva ko umuntu mudahuje idini uzamugandukira mutarihuje ukumva uzabyihanganira ibyo akora byose ubwo bivuze ngo uzasigasira ubwumvikane mu rugo mugende mu bandi ariko nkongera nkavuga ngo icyo umutima ukunze amata agurana itabi ni ukuvuga ngo niba wumva ko umuntu mudahuje idini mutabana
kandi ko kuko iyo urebye ikirere ubona ko hari ibizabateranya kuko muri relationship hari n'umuntu ubwira undi nk'umukobwa usengera nko mu macaces runaka akabwira tuze muri kiliziya umuhungu akamutumira ugasanga aravuga ati sijye sinahaza agahita abikubwira nk'umuntu ukubwiye gutyo rero ureba ikirere rero buriya niyo mpamvu byitwa gushakana kandi ni ku bwumvikane bwa buri muntu niba wumva ko nyine ubona hariho nk'ibyo shaka uwo muhuje rwose niyo mpamvu ari ugushaka kanemere urakoze cyane urakoze pe ibyo twavuze nibyo icyo nakongeraho byavuze ndabyemera pe icyo nakongeraho mbere yo gushakana bagomba byibuze kubanza kuganira birambuye mwanya wo kuba ngiye kugisha inama mugenzi wanjye se naje nkamuganiriza ngewe niba tudahuje idini koko ukumva ibyo muzumvikanaho ibyo muzahurizaho tukabanza tukajya inama mbere nkareba niba bizashoboka nkavuga ngo ndiyemeje ngiye cyangwa se nkabona bidashoboka nkabyihora kimwe n'uko n'uwo duhuje nshobora kubanza nkareba niba bizashoboka koko yego nshobora kubanza nkareba niba bizashoboka kuko kuba tudahuje harimo avantage nyinshi y'uko ibyo byaba fondasiyo cyangwa bikaba intangiriro y'ipfundo ryo gusenyuka ni ukubanza rero byibuze nkareba kure habaye mwanya wo kugira ngo nzajye rusenyuke ntagira umu ex mwanya wo kuba divorce. Urakoze cyane igitekerezo ni cyiza Jeannette nta kubyumva cyane oya nta kuntu abyumva harya ni ibiki akibyaje umuntu aje akambwira nk'iyo kesi muyo we arumva ikibazo cyonyine gihari ari uko nta dini batarihuje namubaza ese nicyo kibazo gusa ibindi byo urabona nta kibazo nawe ese wowe mudahuje ko ari wowe nyir'ubwite ugiye gukora icyo gikorwa urabyumva uti akakubwira ati ndamukunda inzitizi mfite niba umukunda rero urukundo rwihanganira byose nk'uko bajya batwigisha n'ubundi ko amadini n'amatorero n'ubundi bajya batwigisha ngo ntugashake uwo mudahuje idini ko ntabwo pasiteri cyangwa padiri cyangwa azaza mu rugo rwa rukundo mufitanye biranashoboka ko wanagenda biranashoboka ko wanagenda ukajya gusengera aho asengera bitewe n'urukundo mufitanye cyangwa wakaza birashoboka cyane yego urukundo rwihanganira byose rwagandukira cyangwa nka kuvuga abagore mugandukira abagabo igihari niba ari umufitanye urukundo umukunda bya nyabyo ntabwo ntekereza ko kubura umuntu ukunda ari ibintu byoroshye wapfa kumubura gutyo kubera uburyo idini rwose ryabafata rikabatandukanya no kumubona ntibyoroshye muri iyi si no kumubona uwo ukunda bya nyabyo rero ikibazo niba mukundanye nimujyane nawe ntawe ufite nimujyane nta kibazo byarangiye umukunzi waho muri TV show rwose akaba ari umukobwa ubona wahuza na Elize kwandikire rwose nyabuneka azajya kugisha inama abantu bose mbona abasore gusa bagitangiye ndi singo nyabo ubu ngo ntago ari abasore bagitambutse yerekwa gusa ni ukuri atambutse yerekwa pe niba mbona akabona biratambutse yerekwa ukabona nta kibazo byavamo mwahuza bapininge nimero ku kiganiro baraza kwipininga nta kibazo maze ubundi uzagira yerekwa azaritambutse rero ibi bintu mba nabahamagaye mba nzi neza ko bizafasha abajene kubera yuko twumva ibitekerezo byinshi twumva inama nyinshi kandi rwose iyo mbafite ndi kumwe namwe mba numva ibintu bimeze neza ubwo rero mu by'ukuri nanjye rwose ikintu uko mbyumva niba ukunze umuntu idini ryibatandukanya n'uwo muntu banza wa mugani muganirize muganire ubanze urebe imico n'imyifatire niba uzayishobora idini si ikibazo umugabo ahindurira umugore n'umugore agahindurira umugabo ibyo ngibyo turabifite dufite n'ubuhamya niba unakurikira muri TV show urebe ikiganiro kigeze kubanzaho mbere uraza kubibona uyu mugabo ashaka guhindurira umugore kandi ibintu bikagenda neza nibyanga rwose mu byihorere wa muhungu simfura mu bahungu sinifura mu bakobwa ku buryo sinabucura ku buryo utamubonye ritarema ubwo rero bakunze ba muri TV show
ndabakunda. Imana ibaha umugisha, mwiza gukora subscribe, like, share and comment. Imana ibaha umugisha, namwe mwakoze cyane. Imana ibaha umugisha utagabanyije. Bye 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 bye.